Why are Africans going to Europe? Why are Asians going to Europe? Why are Latin Americans going to Europe? Kuki abanyafrika bajya gushakira amaramuko mu Burayi? Kuki abanyaziya n'abo muri Amerika bajyayo? Nta yindi mpamvu nuko abanyaburayi bakolonije abo bantu bakiba iby'agaciro byabo muri Afrika, Aziya na Amerika Latine. Bibye amavuta, amabuye y'agaciro, uranium, zahabu, diyama, ibiribwa, ibinyaburanga ndetse n'abantu. Rero urubyiruko rwo muri Afrika, Aziya na Amerika Latine barimo barashaka kugaruza ibyabo byibwe kandi babifitiye uburenganzira. Nk'ubwo ejo bundi ku mupaka wa Libya nahagaritse abimukira bagana mu Burayi. Nababajije impamvu bashaka kujyayo, bambwiye ko bashaka kujya kugaruza imitungo yabo yibwe. Rero nimuduhe ibyacu mwatwibye. Afrika ikeneye tiriyoni 777 z'idolari nk'ingurane ku bihugu byayikolonije. Abanyafrika bakeneye ayo mafaranga, kandi nimutayabaha mubyumve ko bazaza kuyitorera aho mwashyize izo tiriyoni z'idolari, kandi bafite uburenganzira bwo kubikora. Bagomba gukurikirana ayo mafaranga bakayagaruza.